Amena. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahimbazwe cyane. Bwana asifiwe. Mutima warambwiye, mutima wambwiye ko urugendo rwo kuja mu ijuru rutaye rurangira ubunyine. Dufite urugendo rurerure cyane rwo kuja ibwami ku Mana. Bityo rero akenewe abari nka bamwebwe n'abatwebwe twese bafite ubushake kandi mu by'ukuri bafite indangagaciro z'abantu baje ibwami ku Mana, kugira ngo Kristo mwana w'Imana agaruke nuko isi izoba yamaze kumenya ubutumwa ahantu hose. Kandi dufite uruhare runini cyane gutuma ubutumwa butagera kure cyangwa se bugerayo, duhereye mu miryango yacu. Bwana sifiwe sana. Ni ukuvuga ngo umuryango wawe ni isi. Ufite vide ikomeye cyane niba aho hantu utahageze ubutumwa. Torero ni umuryango wa kabiri tugomba gukoresha imbaraga zose kugira ngo tugezeyo ubutumwa bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Rero Bibiliya yarambwiye ngo tugomba kuba icyitegererezo ku ngeso, ku majambo tuvuga ndetse no ku mutima uboneye. Amen. Mani habwe icyubahiro. Turagushima Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana ko uri mu ruhande rwacu. Turashimira uburyo ubana natwe umunsi ku wundi. Turashimira uburyo komeje kwihesha icubahiro ku manywa na nijoro. Iyo tubyutse tugasanga turi bazima, Mana twumva dufite impamvu zo gushima izina ryawe. Iyo bwije duhumeka umwuka tukabona turagarutse imbere y'amateraniro kongera kuvuga izina ryawe, nukuri twumva nanone impamvu zo kuguhimbaza ari nyinshi cyane. Reka tuguhimbaze, reka tugushime, reka tugusingize ukuntu uri mwiza cyane. Mwami Imana, ibyaremwe byose biguhimbaza. Erega ni wowe Mana yonyine yera, urakomeye kandi ufite ubwiza n'icubahiro. Wahoranye kuva isi yaremwa, jambo wahozeho n'uyu munsi uracafite ubutware n'ubushobozi bwo guhindura imitima yacu. Imitima yabaye akahebwe ikagarukira umwana w'intama w'Imana. Baba Mwenyezi Mungu mtakatifu, mwenye nguvu na uwezo, mela foria prete nisalage. Ngwino twuzuze, ngwino utwuzure, ngwino dukoreshe Mana. Twambika imbaraga kugira ngo tubumbura amaso yacu cyangwa se turambura amaso turebe ku musaraba igorigota tubone umwana w'intama w'Imana. Mbega Yesu we. Haleluya, 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 haleluya. Ubwo mwami Yesu ankunda ndamahoro. Ubwo mwami Yesu ankunda Yesu azibyo ngena byose n'amahoro. Naho ndiho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka. Yesu azibyo ngena byose n'amahoro. Naho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka. Yesu azibyo ngena byose n'amahoro. Byose bizambera byiza byose bizambera byiza libe trupari taosike bajegeride. Imbaraga z'umwami Yesu nizize zuzure mu mitima yacu Mana. Data wera w'i Nazareti we, iyo tubonye umwana w'Imana tuba tubonye ubugingo buhoraho. Haleluya. Yesu Kristo wera w'i Nazareti. Kuva ubu sinini
umwanzi satani yangerageza abona amakuba menshi zibzose kw'Imana ibitegekayo kwiganyira n'ukubusaye beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza ukunda riba la 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 kopesake beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza ukunda tuzamura ibiganza haleluya hey Bwana sifiwe Bwana Yesu atukuzwe milele Mwokozi wangu nakutamani sana roho wa Bwana Yesu Kristo yeye yule jana leo siku zote atafuta wapotevu uokoa na waovu Mwokozi wetu yeye yule atafuta wapotevu uokoa na waovu Mwokozi wetu yeye yule arashaka basiniendeza kisa n'abarwayi mukiza nahinduka arashaka basiniendeza kisa n'abarwayi we uwo mukiza nahinduka tumpepe Bwana haleluya hey Bwana sifiwe Yesu mwana w'Imana yaravuze ngo uzanyizera wese Bane habwe icubahiro cyinshi nukuri tuzoja mu ijuru uko bimeze kose tuzoje bwame kuma nubwo inzira ikomeje kuramba cyane ariko umwanditsi yaranditse mu gitabo cya Yesaya aravuga ngo nubwo yaba ari umuswa ngo ntazayoba iyo nzira Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana kandi ntabwo siko bizahora kuba mutegereza Bane habwe icubahiro Mana yacu iradukunda cyane uko bimeze kose Mana iradukunda n'ukuri amen 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 haleluya n'ukuri yatugezemo asigaye abana natwe wino w'Imana yera we Yesu wa mutima wawe wino w'Imana yera we Yesu wa mutima wawe umutima uraririmba yuko nabohowe rwose regereye umwami Yesu we ndirimba n'umunezero regereye umwami Yesu Masiya we baosake n'imerite z'alaveyo ubwo Yesu azogaruka aje mu bwiza bw'ijuru ye zahindurwa sana Yesu we dusheho gushima Imana zahindurwa sana Yesu dusheho gushima Imana zahindurwa sana Yesu
baba mchungaji, takapokwenda mimi nitahama. Mwiyambasi zina rya Yesu, haba mu mahoro ndetse no mu makuba. Zina rya Yesu rirahebuje amazina yose mw'isi azibagira, ariko izina ry'umwami w'abami rizahoraho. Amazina yose yo mw'isi azibagirana, ariko izina ry'umwami w'abami rizahoraho. Mwiyambasi izina rya Yesu, aba mu mahoro ndetse no mu makuba. Rirahebuje izina rya Yesu, rirakomeye. Rirakomeye, riruta amazina yose yo mw'isi. Izina rya Yesu rirakomeye, rirakomeye, riruta amazina yose yo mw'isi. Izina rya Yesu rirakomeye, rirakomeye. Lia ota taofike ha bizelefe. Tumpepe Bwana wa majeshi. Bwana sifiwe. Atukuzwe Roho Mtakatifu wa Bwana. Imani ihabwe icyubahiro cyinshi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Izina rya Yesu, umugaragu w'Imana witwa Alice yaravuze ngo iyo gusa uvuze ngo mu izina rya Yesu, hari imbaraga z'abapfumu zisenyuka ku rwego ibo babitegura imyaka 5, ariko bigasenyuka gusa uvuze ngo mu izina rya Yesu. Iryo ni izina rya Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoma yawe niyogere ni abana b'abantu yaruke. Ngoma yawe niyogere ni abana b'abantu yaruke. Ngoma yawe niyogere ni abana b'abantu. Turanga ukasebene dusoze kandi ugabanye cyane, ugabanye kubera ndumva tumeze neza, turi bakeya kandi nibyo byiza. Twari tuvuze kuri Yesu Kristo wa Nazareti. Yego papa, turange neza kabisa. Wangu wihuta gatoya. Wihute. Ngira wihute gatoya. Uracuranga neza cyane kandi ubigabanye gusa. Mana we, uhimbazwe. Gabanya mikrofoni gatoya papa. Uhereye urasirazuba, hageze iburengerazuba, bavuge icyubahiro cyawe. Impande enye zose z'isi
yafashe Yobu igihe nashinga atiro z'isi. Warihe Yobu we, mbese wabasha gutambikisha umuseke ugiye cyawe Yobu we, ubiko bw'umuco ishima bibahe bivuge Yobu we. Yobu ati nakumvishije amatwi none mana we ndakubone. Yobu ati mana we ndakwibone. Yobu ati nakumvishije amatwi mana we, ingoma yawe tizahabuka. Uwo ni Yesu w'i Nazareti we. Ingoma yawe shimwe Yesu. Ingoma yawe haleluya. Bwana sifiwe. Tuzamure ibiganza we tuvuge cyane ngo haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bandi habwe icyubahiro. Pahoro we, hari umunsi Petero yabashije Yesu aramubwira ngo se mwigisha ko ugiye udusize gute, ugiye gute, ibi bintu tuzobishobora gute? Bwana Yesu asifiwe. Yesu aramubwira ngo icyambere cyiza ni umwete, nibwo muzobona kuba abagabo beza. Ariko kandi ababwira ikindi aravuga ngo simba bityo ibyiza bishobotse ibizakumarira iyo ufite umwuka wera n'urukundo iyo tuwitiranye tubishatse by'ukuri Amen. Yesu Imana icyo dateguye na ushake kwa musinzira birama kuko ufite amakuru neza. Bwana Yesu. Amen. Nimesikia mimi nimetosheka.